nyamara ibintu byakomeye mwuka byaramu ibintu byakomeye guys mbabarira ndakwinginze nimba ufite umwanya wawe mutoya ufite umwanya rwose mbabarira ndakwinginze ucera no rubanza hagati y'ubita Bruce Melody ndetse no bita The Ben no bita Meddy. Ikibazo kiragaruka ni cya kindi, ninde uyoboye umuziki muri uru Rwanda, ninde hejuru y'abandi, ese ninde uteruye igicaniro cyangwa se ucigati igicaniro? Ndavuga aho ngaho ubujyanye na muzika nyarwanda mutanyumva nabi, aba nabahanzi b'abahanga bakomeye, ndetse twe tukwiye kubyishimira yuko u Rwanda rwose rwagize cyangwa se dufite abasore nk'aba ngaba batatu, si batatu bonyine, dufite n'abandi benshi cyane ba Social Mula, dufite abasore benshi cyane, si abahanzi gusa b'abasore, dufite n'abakobwa bazi kuririmba. Mu magambo make u Rwanda ni igihugu gihiriwe muri no minsi mu bijyanye n'umuziki. Ariko murabizi uko showbiz ikomeza gutera imbere, uko iterambere ikomeza kuza, niko competition igenda igaragara, cyangwa se hari abakomeza guhangana. Hari babandi bahangana kuko buri umwe aba yumva ashoboye kurusha abandi, cyangwa se akareba ibintu byose amaze gukora akavuga ati shaka zikangi kabisa kanyemera kuba ari nahagarara nkavuga yuko ari ngiye uyoboye abandi. Niyo utabivuga cyangwa se niyo utabivuga kuri public ukabivuga inyuma y'inshuti muganira abavandimwe ukababwira ati shareka nze babwiza ukuri no kuri kw'Imana ibintu maze gukora, ngewe nta muntu numwe muri kino gihugu undusha gukora, nta muntu numwe ndi hejuru, ati kiri gihe cyanjye. Ayo ni amagambo Bruce Melody yatangaje mu minsi ishize, amagambo amaze iminsi yavugisha abantu amangambure. Abantu benshi kuri Twitter baravuze, kuri Instagram ho birakomeye cyane. Nyuma yuko amashwi ya Bruce Melody agiye hanze, benshi bagiye bafata nko kwishongora kuri bagenzi be, ndavuga Meddy na The Ben, aho yavugaga yuko ngo abahanzi nyarwanda ari abanebwe cyane nyine, ubwo yashaka kuvuga aba muri diaspora. Umvishe neza rwose, ufite logique, utekereza neza uretse kwijijisha. Yavugaga Meddy na The Ben yuko ari abanebwe, ati aba basore rwose nimukagereranya nabo na abanebwe, ati igitangaza nge ndakora, icyamamare nge ndakora rwose, nkora imiziki, nkora amahiti, nakoze ibinyafu, nkora hands up, nkora indirimbo nyinshi cyane, naho hakana yuko Bruce Melody muri no minsi ari kuri hit kabisa. So hakaba rero abatalebigize babifata neza, abantu benshi cyane. Tom Close nawe yagize ikiganiro atanga, aravuga ati ushobora kubura icyamamare, ushobora kubura ibo guhitinga, ariko ntabwo ari byiza iyo waye arrogant cyangwa se iyo bijemo ubwiyemezi. So aba basore kugeza ndisa nta kintu baravuga, gusa message ibyo byose turabizi neza bidasubirwaho uko bamaze kuyumva, ndetse bafite uburyo bayakiriye. None reka nibariza abanyarwanda, niyo mpamvu nagusabye ati wowe kabyarawe mbabariro ungire umfatire runini hangaha, umbwire cyangwa se ugire icyo ukora, uvuge hagati y'aba basore batatu ninde uyoboye umuziki wowe uko byumva. Ubundi murabizi, ubundi nitwe bafana, nitwe twumva umuziki, nitwe tuyumva, ni natwe tureba ibyo bakora, ni natwe twagakwiye kuba twabatondeka uko tubyumva. Guys, tubyumve neza. Hari abantu bavuga ati ngo nimukajye mutondeka ng'abahanzi, ngo nimukajye muzana ngo competition hagati y'abahanzi. Ahantu hatari competition ntabwo ashobora gutera imbere. Ngewe ibingibi bya competition ndabikunda cyane. Nimba umuhanzi asigaye yumva arenza abandi, ni byiza cyane kuko bisigaye bituma cyangwa se bizatuma abandi bakanguka, bitume twubona umuziki mwiza, bakore cyane tubone umuziki mwiza. Wa mugani niba bumva ko bakubiswe agashyi yuko ari abanebwe, ubutaha bazakora cyane. So ndagira ngo nkwisabire wowe hagati ya Meddy na The Ben ndetse no bita Bruce Melody ninde uyoboye. Mukanya tujye kurebera hamwe muri bimwe mu byo babashije kuba bakora, ubundi ubwo wowe untumara kubyumva neza uraza kugira gute, uraza gufata icyemezo. Turahera ku muhanzi mbere ko dutangiye, turahera ku muhanzi tuhere kuri The Ben, kuri Meddy, tuhere kuri cyangwa kuri Bruce Melody. Reka duhere kuri The Ben. The Ben no muhanzi wamamaye cyane mu mwaka wa 2010 ya The Ben rwose nibwo yamamaye cyane, azanywe na Tom Close, niko yaje mu muziki. Afite indirimbo zitwa Maso ku Maso, indirimbo nyinshi cyane zagiye zigacaho. Yako ku Maso ku Maso niyo ndirimbo ya The Ben iri classic kabisa, n'uyu munsi abantu benshi bacyumva. The Ben y'imyaka yabo yaje gukomeza, ndetse no bita Meddy baza kwerekeza muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Bagezeyo nyuma y'imyaka mike batangiye gukora imiziki, bakora indirimbo, bakayabaza bazikora zigahitinga mu mujyi wa Kigali muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Icyo cy'umuziki nyarwanda hari dufite abahanzi nka ba Bruce Melody, ba Uncle Austin, dufite ba Knowless, ba King James yarayoboye, birumvikana King James yamaze imyaka myinshi ayoboye umuziki nyarwanda mu gihe ngaba abantu basore barerekeje muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ariko
uko bakomezaga gukora hakurya y'amazi y'inyanja muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ni nako hano mu Rwanda bakomezaga gukora. Abahanzi bakomeje gukora, ariko abahanzi bo mu Rwanda ntibashimishwe nuko bakora cyane hano mu Rwanda, ariko ibinyamakuru byose, ibintu byose, attention yose, ibintu byose bigasa nkaho byikubiwe n'abantu basore. Bishatse kuvuga ngo barakoraga cyane abahanzi bo mu Rwanda, ariko abahanzi Meddy na The Ben bo kuko muri Amerika iki byose bagakora karirimbo kamwe kakarya hit ku radio yose hano mu Rwanda, mu gihe abasore ba hano mu Rwanda bakoze cyane reka da na hit barimo kubona. Birakomeza kuva muri iyo myaka za 2013, 14, 15, 16 abahanzi ba Bruce Melody nibwo batangiye no kugenda bazamuka muri izi ndirimbo za You Complete Me hano mu gihugu rwose. Ba The Ben 2016 agaruka mu Rwanda kubita show idasanzwe. Meddy umwaka ukurikiye no araza hano mu Rwanda 2017. Icyo gihe haje kwaduka ikintu dushobora kwita nka revolution muri showbiz, cyangwa se ihindura amatwara muri showbiz. Nivuga ngo ahangane ho nanjye ndaza kuzamo, kuko murabyibuka yuko mbere yuko Dekati Babalawo aza ahantu showbiz yari cyane kubijyanye na digital. Abantu bumvaga showbiz bakayumvira kuri radio, bwa mbere bayumviraga kuri radio. Showbiz ntabwo washoboraga kubona ibintu bijyanye n'amakuru kuri Instagram, ntabwo byabagaho. Ikintu cyitwa YouTube, n'abahanzi ntibagiraga mu YouTube yabo, reka da, abahanzi nta YouTube bagiraga. Indirimbo zose bashyiraga kuzo bitaza Afrifame yaje gufungwa. Nyuma yaho rero nibwo abahanzi nyuma yuko Dekati Babalawo yaje agatwika YouTube, akereka abanyarwanda benshi buryo potential n'ibintu byose ashaka gukora YouTube, nibwo n'abanyamakuru benshi bagiye bavuga ku radio bakoragaho bajya kuri YouTube. Haba revolution idasanzwe ku kintu kijyanye no gutangaza amakuru mu Rwanda. Tuza kuva hanga rero tugene kuri Instagram, nivuga ngo abanyarwanda babasha kuba babona amakuru kuri smartphone zabo, kuri bakumva indirimbo kuri YouTube utavuye ahantu uri, kuba ufite telefone yawe gusa, ibintu byose gatwe kugira ko kanya. Ibyo bintu byazamuye popularity ya radio. Yarafite akantu kagakundi yari hariye yo gutwikira abantu bamwe, abandi kabasiga inyuma. Ibyo ngibyo byaje kugira gute, byaje guhagarara, bihagaze bifungura ikibuga. None ikibuga kirafunguka cyane, biba ngombwa yuko umuntu ushoboye, only the strongest niwe wageze gute, niwe survivinze, umuntu ushoboye ari gutera imbere. None kuba ya radio twe dufite bwa mbere twumviragaho mbere, ariyo yazamuraga indirimbo z'aba basore bo muri diaspora, ikabacuranga cyane kurusha abandi bo mu Rwanda, byatumaga abantu bose twese tubyumva yuko abasore aribo bashoboye kurusha abandi. So imyaka 2018 19 Dekati Babalawo akomeje gutwika no kwagura ikibuga nyarwanda, nibwo abantu bose n'impano nyinshi zagiye zitangira kugaragara mu gihugu cyacu, kuko ikibuga cye kimaze gufunguka, kimaze kwaguka. Icyo gihe byatumye rero wa musore wari ufite impano ikomeye cyane zikuririmba, abasha kujya gute, abasha no kugaragariza ibikorwa bye akabigaragaza abanyarwanda. Noneho biciye hehe, biciye ku mbuga nkoranyambaga ndetse kuri social media ndetse kuri YouTube na Instagram hehe hose, ntabyo guca kuri za radio zabaga zikora tuntu tw'udukundi. Ibyo rero byatumye rero cyitwa uwitwa Bruce Melody atangira guhitinga. Bruce Melody ahitinga kuba bloggers benshi iyo mvuze benshi ubwo bose ni Dekati Babalawo, kuko nta mu blogger n'umwe wakandagira mu kirenge cya Dekati Babalawo. Dekati Babalawo akomeza gupushinga content, Bruce Melody arazamuka, baratwika, abanyarwanda benshi batangira kumubona. Ba Meddy nabo batangira bakomeza gukora za ndirimbo zabo, ntabwo tugiye kubihakana, ariko haza kuba ikintu kidasanzwe mu muziki nyarwanda. Bruce Melody atangira kwigaragariza abanyarwanda kurusha uko yigeze abigaragariza before. Igihe cya pandemic kigeze 2020 byari ibintu bidasanzwe. Bruce Melody yakoze indirimbo nyinshi cyane, yasoraga indirimbo nka buri kwezi, yasoraga indirimbo mu gihe abandi bahanzi bose bari batuje bari wabo mu rugo, muri guma mu rugo. Bruce Melody yabaga ari mu studio arimo gukora. Uyu mwaka 2020 urangiye rero ushize, byaragiye mu mitwe y'abanyarwanda benshi birimo bavuga ati ariko se sha, mu by'ukuri Meddy ndetse na The Ben mu by'ukuri baracyayoboye umuziki? Kuno musore wita Melody mbona rwose ahantu bigeze no muziki yawigaruriye. Aho ngaho rero Bruce Melody nawe ubwe akurikije ibintu byinshi yagiye akora, n'ibintu yagiye akora muri no muziki, yarebye akicara akitegereza akavuga ati sha, uyu muziki ndawuyoboye koko. Ati uyu muziki ndawuyoboye, nta no kuntu wabinyumvisha uburyo uyu muziki ntawuyoboye. Sasa abanyarwandakazi reka nze mbibariza, Meddy na The Ben n'abahanzi bakomeye cyane. Meddy
yakoze ibitaramo bitandukanye, Wasafi Festival yaratumiwe, afite indirimbo Slowly ifite hafi miliyoni 40 zingahe. Meddy afite indirimbo zikomeye cyane, n'umuhanzi uri top ndetse no muhanzi bake cyane dufite barimo kugenda basatira popularity ku mugabane wa Afrika cyangwa se bafungura imiryango y'umuziki nyarwanda mu mugabane wa Afrika. Meddy arabayoboye, ari imbere kabisa. Tukagira The Ben, icyamamare. The Ben ufite ijwi ryiza, umuhanzi uramutse uvuze iby'umuziki nyarwanda ntuzigiremo The Ben wafite ikibazo cyane. The Ben akaba yakoze ibitaramo bitandukanye, ibitaramo bya One Africa, yakoreye Dubai, akakora n'ibyamamare bikomeye cyane muri East Africa. Indirimbo yakoranye This Is Live yakoranye ni uriya mugore muri Uganda mu minsi ishize hit irimo guhitinga mu gihugu cya Uganda, igeze hafi miliyoni 2 kuri YouTube mu gihe cy'ukwezi kumwe. No muhanzi urimo gupapinga kabisa, ndetse nta no hakana ubuhanga bw'ende ko yagiye afasha abahanzi benshi cyane hano mu Rwanda. Hari n'amakuru avuga yuko indirimbo nyinshi za Meddy habarimo backing ya The Ben, hari atuntu twinshi muri irimbira kuko adashobora kuba cyangwa se rimwe na rimwe atabasha kuba yaturirimba. So ndagira ngo mbibarize abanyarwandakazi rero, ibigwi by'aba basore ko mubizi mukaba muzi n'iby'igitangaza cyakoze, ndavuga nk'uko imiziki itandukanye, hit kiriho muri no minsi, amahit after hit ku radio hose mu Rwanda, kuri social media nicyo gipopinga, ugashyiraho n'ibintu byinshi cyagiye gikora, ndetse niwe muhanzi nyarwanda witabiriye Coke Studio mu mateka, ndetse imwe muri performance yagiranye n'uwo bita Calligraph Jones wo muri Kenya, umuraperi, nimwe mu zambere mu mateka ya Coke Studio. So ibyo bintu byose bishyize hamwe, aba basore rwose uko abashyira hamwe, ninde uyoboye umuziki nyarwanda aka kanya? Ndabizi abantu benshi baza kuvuga ati ngo hari abakoze cyane mu bifonga, agomba kubaha. Ukurikije uko umuziki nyarwanda uhagaze ubu ngubu, ninde uyoboye umuziki nyarwanda uyu munsi? Ninde uyoboye umuziki nyarwanda uyu munsi? Ndavuga The Ben, nkavuga Meddy, nkavuga Bruce Melody, nkavuga yewe n'abandi nushaka bashyiremo, gusa umbwire wowe ninde uyoboye umuziki nyarwanda uyu munsi?